niwe muyobozi wa Dove Hotel. We Philbert, yes, twaraganiriye ndabimusobanuza. Arambwira ngo ubundi igisope ninde babwiye ko ari ibibi gusa, ariko bariya baramukeneye. Bosco Nshuti ni inshuti yanjye rero, nibyo bya bindi twavuze. Ureka nk'ubutumwa Bosco Nshuti inshuti yanjye waranyo, vuga ureba hariya muri kamera, ndanabimubwira kuri telefone ko nabivuze. Icya kabiri, igisope cyo muri ADP ntabwo ari igisope kibi, ni indirimbo mwakunze mu bihe byahise, nimushake mukitabira, mwakunze mu bihe bagusubiza mu bihe byahise. Yes, twongeye kubasuhuza abadahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Aha ni kuri Peace One Official na Ujuzi Family TV. Yes, ni Jean d'Amour inyuma ya kamera, imbere ya kamera dufite Didas, ni umusore ariko witegura kubivamo. Nshaka kuzajya mvuga turirimbe. Uzajya uririmba rero ibintu by'abanyamahanga buriya. Niba ari turirimbe uzajya uririmba. Yes, ushobora kuba udukurikiye utameze neza, birashoboka ibyo, birashoboka kandi bibaho. Ntabwo twese twaba amahoro icyarimwe, ibyo ngibyo ni ihame, ubyemere cyangwa se utabyemera. Ariko ikizima nuko Imana iturinze neza, uri guhumeka, uri muzima, uriho, nubwo yenda utabonye ibyo wifuza kubona, ariko uriho urahumeka mu buzima. Icyo nicyo ukwiye gushimira Imana, ibindi byose uzabibona. So uyu munsi tugiye kuganira kuki? Ingingo y'uyu munsi ni igisope cyo muri ADPR. Ibyo bintu warabyumvise cyangwa ntiwabyumvise? Niba warabyumvise, wabyumvise ute? Niba warabyumvise urabivugaho iki? Yes, ntabwo dutinda. Nyumva igisope, yego, nyumva igisope numvaga ari ibintu bibi. Yego, sumbajije nk'ibyo. Nese ubundi igisope urumva ari ibintu byiza muri ADPR? Noneho nese ubundi kibatwaye iki? Itorero ry'umwuka. Abantu bagomba kubanza gusobanukirwa iki kintu. Binyumvishe numva. Numva ngo ntabwo ADPR yashyizeho igisope nk'icyo abantu bazi mu kabari. Buriya abantu ubundi igisope si ikintu bivuze. Ni karahanyuze. Ni karahanyuze. Kuki se karahanyuze ari sekera gusa? Kuki zitaba gusa? None urashaka kuvuga ko ni karahanyuze za ADPR? Buriya rero zindokore. Buriya ADPR yagize ibibazo byinshi. Ikibazo cya mbere yagize ni uko yabanje guturwa cyangwa yabanje kugira abayoboke batizerera mu mashuri. Buri muntu wabaga yarize ntabwo bamufataga nk'umunyamwuka ku buryo yaragizwa n'inshingano. Ikindi kibazo yagize ni ariya makuru yaturukaga hirya nyine mu bayobozi bakuru ba ADPR. Kuba muri 2022 nibwo abantu na 2 na 3 abantu batangiye kumenya ko ADPR itanditswe Dove Hotel itanditswe kuri ADPR. Nese ubundi ntabwo yanditswe kuri ADPR? Ibyo tuzabiganira ubundi. Icyangombwa nyine cyayo cyanditswe ku muntu, sibyo? Nanamukubwira ariko ari amatsikora. Ariko kivuye ese icyo gisope nikizabera kuri Dove buriya? Niho ndi kugarurira. Rero ibyo bibazo byose byagiye biza bigakubitana n'uburyo ADPR bayifataga nk'idini ry'umwuka. Umwuka niwe uyobora, nta kibazo na kimwe cyabamo. Byatumye abantu bayitekereza ukundi, bagatekereza ko bapaganye, gusengera abagore, baravuga ati ishyano ricitse umurizo, ibintu nk'ibyo. So haje igisope rero njyewe nakigiyemo. Cyaratangiye se? Cyaratangiye. Kare. Cyaratangiye kuri Dove Hotel. Igisope rwose kiba kiryoshye. Kiba kiryoshye cyane. None se tubwire, icyo gisope barabyina, bararirimba se, bacuranga live music, bimeze biti? Ahubwo kibera hanze, kibera muri sale. Philbert twaranaganiriye, niwe muyobozi wa Dove Hotel. We Philbert, yes, twaraganiriye ndabimusobanuza. Arambwira ngo ubundi igisope ninde babwiye ko ari ibibi gusa. Yego, niko yambajije bwa mbere.
kuvuga ngo njye nkijyamo nashaka kumenya kuki yatubwiye ngo ninde wabwiye ko ari bibi gusa. Ngezemo rero nuvuga ngo ibyo bacuranga ni karahanyuze za gospel ni gospel igisopo nizo ni igisopo za ndirimbo za kera uzi ziri gospel bashobora no kuririmba ngo umugore umwe w'umusamariya reka neza ziba zirimbwa n'abandi sasa ni abantu nyine n'abacuranzi ba nyirazo se cyangwa n'ababa bazisubiramo ntabwo ari ba nyirazo ni ugusubiramo indirimbo za karahanyuze. Hari ekipe se hari bande yabitoranyirijwe cyangwa abantu bose bashaka kuririmba no kuzikora bajyayo? Nagiyeyo rimwe abo nasanzeyo nibo nabonye. Why not se batafata iriya band icurangira muri Ntora worship team cyangwa muri ruriya rusengero rwa Ntora bakajya baza gucuranga ako saa kandi kazi baba baremeye abantu se? Ni ukuvuga ngo hari uko bimeze haze tuba abacuranzi natwe hano i Musanze turabafite bande bafata abacuranzi bose cyangwa se bashobora kuvuga ati dufata abangaba hano batwegerera nibyo byoroshye. Ese icyo gisope njye nakigiyemo rwose nizo ndirimbo nyine ni donc nta nubwo ari uvana iza ADPR gusa ni za Katolika ni wowe mugenga. None se singuhaye urugero rwa ndi korali y'abadive ni yahera abatwara muto hari umugore umwe w'umusamariya reka iki gisope none se kibera hariya muri sale ya Dove Hotel cyangwa kibera hariya muri hamwe muri ya International Service? Ntabwo ari mu rusengero ni ahantu munsi y'iriya sale gatoya muri sale ni ahantu bateguye sunda gushushanyiriza gutera ifata ya video gato twaba tukwereka abakunzi bacu buri gihe kwa gatanu kugira ngo donc urumva nanjye sinarinzi ko icyo gisope ari indirimbo z'Imana ko abantu benshi bari mu rujijo iyo bumvise ngo igisope ADPR atangije igisope bahita bumva ko igisope kubera Dove Hotel ni hoteli yakumbye kuba yakira abantu n'abasoma agacupa n'abakobwa bambaye mini n'abasore b'amaniga n'abastari ariko ubundi baremewe hariya kuri Dove. Regira ni business hako se abantu babaye bati irasi business none sirasi business ariko y'ikirokore byanditse he byanditse none ubu Yesu yaziye ababi yaziye abeza yaziye ababi none se kuki se umuntu ataza hariya agafatirwamo n'umwuka wera akava akijijwe muri icyo gisope cyangwa se habaye amaterano muri ya sare? Kuki se umuntu ataza yigiriye kuri pisine yambaye utwo tuntu uri kuvuga yagireyo akanyura hariya kumva bari gusenga akavuga ati reka nyuremo umwuka akamunyuzamo erega nta n'Imana itagusangira. Rero abantu ngo umuntu ngo yinjiye mu rusengero rwacu ngo yambaye ibintu none se ijambo ry'Imana kwanze ngewe n'ibi bintu byo gusengera mu nsengero gusa simbikunda. Ngewe nakundaga cya kintu bitaga amavuna kuva mu biro kw'abayobozi ugasanga abaturage kuva mu biro kuba pasiteri n'abarokore bariya barokore bamwenyewe n'ayo makorari bagasanga twumva ngo Papi Clever na Dorcas bakoreye igitaramo mu kabari ko kwa kanaka biremewe se tukumva ngo Bosco Nshuti yagiye mu kabari yakora igitaramo tukumva ngo Israel Mbonyi cyangwa Ben na Chance cyangwa James na Daniela bagiye mu kabari kitwa Embassy Musanze bakoreyemo igitaramo cyangwa hariya muri kakandi kari hari hafi na Sunrise na baratwishyuye hari akabari hano gakeneye mu ivugabutumwa cyane Samuel naje ukavuga batajya so urumva ntabwo abarokora ariko barakikandagira nyine reka tubyemere ko bari kwikandagira ariko se ni hehe hakwiye ubutumwa ni mu rusengero mu bayoboke babo cyangwa ni hariya nyine batari ariko muri ADPR cyarimo akantu buriya kuba bashaka guha umuntu recommandation akajya kubwiriza ubutumwa bwiza nko muri Katolike cyangwa se muri bikandagiramo akantu. Ntabwo wabonye Hisop ijya mu baporoso i Remera, ntabwo wabonye Jehova Jiri ijya muri Sainte Famille igahuriramo na za iriya korali hariya ni i Kigali barisobanukiwe wangu
none se imyubakire y'itorero ry'i Kigali itandukanye n'iry'i Musanze cyangwa n'irya Gatenga cyangwa n'iryahe n'iryi Rubavu? Biterwa n'ahariho ko tujye tujijura abantu rero. Ntago Yesu yaravuze ngo yasize 99 ajya gushaka imwe yazimiye. Hano kumuzana ajya mbona akora Goshen njya kuririmba hariya kurangirikana bajya bitumira pe. Uzi impamvu bavuga ngo Yesu yasize zira 99 ajya gushaka imwe? Zira 99 yaramaze kuzigarurira. None ababajwe n'imwe yagiye agomba kugenda nayo akayigarurira ikagaruka mu zindi. Niba dufite nari ngo urugero kuri Papi Clever na Dorcas, kuki bazaririmbira mu rusengero rwa ADEPR gusa? Ikibazo kuki bazaririmbira ubutumwa bari kubwira bariya bahora babwumva? Yanga mpita mbisanisha rero na yakora arivuga ngo tuzaririmbira mu rusengero rwacu gusa, kandi indirimbo zabo aho mu rusengero nyine bamaze kuzimenya, barazimenye mu izina rya Yesu ngo tuzaririmbira aha ngaha. Ntashobora no kwiyandayanda ngo bategure ka album kariho indirimbo 3 kugira ubwo butumwa bugende bugere no ku Banyaburayi, bugere no ku Abanyamerika, bugere na ejo bundi nakubiye cyitwa Rutine. Ugura wizengurukaho kumva ko hari korali bamamagaye mu byo ko yihugura ku bijyanye na music business. Ngezeyo narigiye kuvuga indirimbo baririmbye y'Instar mwari guhita mwumirwa. Wayirivuze perezida wa haravuga ngo wari ushinzwe iterambere rya korali ati uretse uganire na perezida wumve uzi ko perezida yavuze ngo rega ngo itangazamakuru si ngombwa ngo muri za 2000 na kangahe ngo twasohoye indirimbo Imana iyiha umugisha ngo irayamamaza ngo n'ubundi Imana izatwamamariza ibintu ngo ntabwo ari ngombwa itangazamakuru kameme nivanga cyo bitavukini harimo imyumvire mu makorari. So rero icyo narindi kuvuga ngewe abantu tubahumura amaso, ntabwo ivuga butumwa rigomba kuberwa mu rusengero gusa, tugomba kuva hariya. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mabwiriza ubutumwa, abazemera muzababatiza. None se tuzabahamagara dusanga aho turi cyangwa tuzajyayo? Buriya uri gushaka umuntu ho serivisi uragenda ukamuguyaguya ukamwinginga ukagira uti rero dukeneye kubona ibitaramo by'ababozi byabereye ahantu hatandukanye, mu kabari rwose, mu kabari haba harimo indaya kazwi kuko abamo indaya, hakajyamo Bosco Nshuti na Papi Clever na Dorcas bagakoreramo igitaramo. Tipe bacu ariko nabo ntabwo barisobanukirwa kuri icyo kintu. Biterwa n'itorero ryacu itorero naryo ariko rirasobanutse, itorero kugenda risobanuka gake bizaza. Niba bashaka kuvuga bati umuntu yemera itorero ryacu gusa, nese Beni na Chance ari babonamo mu kabari bagiye gukoramo ivuga butumwa. Ubwo ni imyumvire yo muri abahanzi ba gospel rero, ahubwo birirwa iwabo muri za nsengero niho bari kubyina kandi duhora tubarebera gute, niho bari kubyina, ntabwo bazi ko zira ndirimbo. Ariko ubu hari umuhanzi atagusubiza ngo ibyo rero ngo aho kugira ngo tujye mu tubari turahamagara bakaza muri Big Arena. Nshuti yanjye uriya muntu ntashobora kuza kukumva, yarangiza Big Arena igiciro ngo umwanya ngo usuzuguritse ngo ni 15. Ariko ubutumwa bwiza kira kintu tuzakivugaho nacyo iki, nacyo tuzakivugaho cyo kuvuga ngo barakorera muri BK Arena umwanya ngo wa makiya ni 15 cyangwa se ngo ni 10, kandi abantu bajyamo hariya benshi cyane barabakeneye ubutumwa bwiza. Oya ababukeneye rega none se ukeneye ubutumwa bwiza yaza kubushaka aho ngaho, ahubwo ategereza ukazamushaka. Urumva nuvuga ngo Damu hari umwana w'umukobwa njya nkunda yitwa Vanisi, nabonye na Radio Rwanda ageze kumutumira, aba muri Kenya, aririmba igiswahili n'ikinyarwanda, ariko yimba cyane igiswahili n'ikinyarwanda, azana gitari, ni umukobwa agatereka ari akampli hano kuri gare cyangwa se hariya, n'umusirimu ntabwo ari bandi baba bacanga ngo bari gusaba, oya akaririmba ukabona abagenzi barahanyura, afashwa n'amagambo 2, agafashwa n'amagambo 3, agahagarara kana abantu barimo gufashwa, barimo kurira, bari umwana w'umukobwa ni mukuru, afite nka nabonye Radio Rwanda yaramutumiye pe, afite nka 27. Ariko icyo nicyo gikenewe, araririmba kuri public ku muhanda. Uzise buriya dufite public ya gospel izwi, ngo iyo uteguye igitaramo kiri gospel hari abazi, wategura nka kuriya Bruce Melody na The Ben, hari n'abajyayo, hari n'abajyaho hombi, ariko hari umuntu utabwira ngo injira mu rusengero arakubwira ati biriya bintu baba barimo simbi. None se
sibyo abo bantu rero nabo baradukeneye ku icupa rye yasinze cyane. cyane umubwire Yesu ejo azagasubiremo neza agasubiremo ko muririmbiye neza agasubiremo ko muririmbiye bizarangira bimuganjije muri we. Bariya batipe nabo twarabamenye ni viyuzi. Buriya nka Bosco Nshuti ntashobora gutekereza ati ngiye nkariya Nyabugogo ngafata kitari yanjye ngahagarara hariya haba ku mashyirahamwe mashyashya cyangwa se hariya hepfo gatoya, wari uzi ko ari ahantu ashobora gukundwa nubwo yarebwa n'abantu 10 bakumva indirimbo ye hariya, cyagira umumaro cyane. Rero damwora twebwe abasitari bacu bumva ko ibyo bintu they are in business, ntago bari mu ivugabutumwa rya nyaryo, barashaka ahantu barabona views nyine, oya amafaranga n'amafaranga views ni amafaranga. Ngo hariya iyo hagiye nyine abantu publike yacu mu Rwanda yagufata nk'umuntu wa fake, yegosha bagufata yabuze ibyo akora ajya mu, ariko ngiye igihe muzajya kumbona mubone nafashe gitari nagiye hariya kuri ntuza mutazantera amabuye. Uzi ikintu uvuze, uzi icyo gisobanuye? Kubona Bosco Nshuti Nyabugogo ari kuramya ari guhimbaza Imana hari twigeze kubona uyu mupasiteri Kabanda Julien, twize kubona yabikoze, twize kubona ntabwo wabonye abantu bazamutse bakihana nyine nicyo ndi kuba hariya hakeneye abantu. Noneho kubona nka Mbonyi yagiye kuhataramira, kubona nka Bosco yagiye kuhataramira, kubona Ben Nashatse bagiye, that is biriya nibyo Imana ishaka. Ntuza yararirimbye Bosco Nshuti kuko icyo data shaka ari iki, kugira ngo umuntu wese witegereza uwo mwana kamizera ahabwe ubugingo buhoraho. Uwo mwana icyo data ashaka namujyanire bariya batamuzi, naho twe tumuzi. Rero niyo twakora ibyaha tubikora tubizi ko ari ibyaha, ariko bariya baramukeneye. Bosco Nshuti ni inshuti yanjye, rero nibyo bya bindi twavuze. Reka nk'ubutumwa Bosco Nshuti inshuti yanjye waranyo, vuga ureba hariya muri kamera ndanabimubwira kuri telefone ko nabivuze. Bosco Nshuti papa wanjye, brother, abantu bakeneye kukubona batishyuye. Yego, kuko hari abakene badashoboye kwishyura. Yego, ubundi bakeneye kukubona hariya hari indaya zikeneye ubutumwa. Alex Dusabe yajyaga abikora. Yego, bakeneye ubutumwa bwawe, ngwino babwiriza Imana bakizwe. Nicyo data ashaka, niko waririmbye ngo umve icyo data ashaka ni iki, ni ukugira ngo umwizera wese uwo mwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Ngwino bariya abantu baragukeneye, ubaho ubutumwa. Israel Mbonyi, ngwino ubaho ubutumwa. Naho kuririmbira abo bantu bo mu rusengero iwacu n'ubundi basanzwe bakubona, basanzwe bagukurikira, basanzwe bakumva. Iyo uvuze ngo nzakora igitaramo, abazana abagukunda n'ubundi bakuzi bagukurikira. Abo bantu rero baramaze kubigarurira. Genda Nyabugogo hariya, genda Rubavu, genda Musanze, genda Kayonza, genda he ukora ivugabutumwa. Mbonye nabonye ngo yaragiye Kayonza gusangira n'abantu Noheli. Biriya ntabwo ari byo dushaka. Nagende babwire ubutumwa, hakorera igitaramo, ntabishyuze cyane. Ntago bano bahanze b'abasitari ntibabura sponsorship, ariko se tuzabona Samsung 250 tera inkunga ibitaramo, bazaza bashyiramo amafaranga, MTN ishyiramo amafaranga, n'abandi bashyiramo amafaranga. Mujye kubwira abantu ubutumwa mutagiye kubishyuza cyane, kuko abakira ijambo ry'Imana ni bariya bataramenya Yesu, batarakira agakiza, bakiri hanze ni habi, baracyari hanze, baracyanyagirwa n'imvura. Ubwo babyumve mu buryo bw'umwuka, baracyanyagirwa n'imvura, baracyakubitwa. Bakeneye ijambo ry'Imana uza kubakura hariya. Twabonye umusaruro Pastor Kabanda Julienne yahakuye cyane, nubwo batajye gusa neza. Utekereza ko abakijwe bose bagiye kwa Kabanda? Hari abagiye gusengera muri ADPR, kandi bagiye kwa Minyoni. Yaranabivuze, yaravuze ati niba uje hano nkagusengera, ntabwo bivuze ko ari 100% uraza gusengera muri church yanjye. Niba wumva ushaka kujya muri ADPR, komeza urugendo. Niba ushaka kujya Anglican, komeza urugendo. Uriye ni wo murimo. Ubundi nge nemeza ko Kabanda Julienne ari we muntu wakoze umurimo hano utagamije inyungu cyane rwose. Kujya hariya akajya kubwira abantu mukizwa. None se utekereza ko Kabanda Julienne bari abantu baretse itabi ntago yakuye umugogoro kuri leta? None bari abantu baretse kwiba ntago abaturage baruhutse? Yego. Kuki saba abantu baba gospel bo batajyamo ngo nabo baroba izindi fi bazizana cyane? Ariko ahangaha
birajyana n'ubutumwa bwiza buba bukuye mu ndirimbo. Hari amakorali nsigaye numva aririmba ngo Kristo ngo yaratwambitse, ngo yaduhaye amamodoka, duhaye amazu. Abo bantu bari mu butumwa bo urabavuga wiki. Reka tuhavire rimwe kuko umbwiye nibe message wayijyana umusinzi. Iyo message niyo umusinzi akeneye. Niyo umusambanya akeneye. Reka nkubwize ukuri abantu bahimbye barahimbye nyine. Buriya reka nkubwire abantu bakeneye urukundo rw'Imana. Bakeneye kubabwira ko bagomba kwihana bakakira Yesu. Cyane rwose. Ntago bakeneye kubabwira ko wambaye neza. Ntabwo bakeneye kubabwira ngo noneho uzare kugira ngo wumve urwego rw'imitekerereze yabo bakora. Wumva urwego rw'imitekerereze yakora. Uzare muri iyo korali iririmba izo ndirimbo. Uzasanga harimo uwambaye inkweto yashaje. Nyine ni umuntu yagiye bari gusohora mu nzu. Umuntu yagiye mu mwuka kubera ko Imana imugiriye neza imwambitse. Yandika indirimbo ijyanye n'amarangamutima mwanditse. Bijyanye n'amarangamutima Imana iramwambitse. Yego. Ayizana muri korali. Harimo umuntu umeze gutya Imana itari yambika. Nawe agiye kuririmba kuri iyo ndirimbo ngo Imana yaramwambitse. Urumva ukuntu abantu baremerewe? None se ngo turashima Imana. Uretse kubwire njyewe uri kuyireba iyo ndirimbo. Avuga ni abantu bari kuririmba ngo Imana irambika kuri itamwambitse. Dukeneye indirimbo zibwira abantu kuko Imana ihagurutsa. Imana ntiyaje kureba abakomeye. Ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Dukeneye umuntu ashaka kubwira ngo ihane ubwami bw'Imana buri hafi. Yego. Ntabwo wamurebera mu myenda yambaye. Ariko ashaka kubwira ngo Imana igira neza irambika. Yego. Ushobora kumurebera mu myenda yambaye. Yego. Dukeneye ubutumwa bwiza bubwira abantu kwihana no kureka ikibi. Mperutse kumva korali irimo kuririmba itangira indirimbo nziza bavuga amaraso ya Yesu, bavuga urukundo rw'Imana, ariko bagiye gusoza bayisoza ari kuvuga ngo Imana turayishimira kuko yadukuye mu bihanamanga, ngo yadukuye ku misozi tuzana mu migi, ngo yaduhaye amazu, Imana yaratwambitse ntitwe tuzi kwambara costume. Urumva indirimbo bayitangiye ari amaraso ya Yesu, none umva ukuntu basoje indirimbo. Ntabwo iyo korali nshatse kuyivuga kuko harimo abashuti banjye. Oya, aho ni ikibazo rusange. Ariko tuzafate seminaire cyo gutraininga amakorali n'abanditsi bafite ibibazo. Ikiganiro cy'ubutaha. Ariko amakuru azajya aririmba ibyo bintu tuzajya tuyazana no kuri kamera. Yenda bikosore tangira kuyakurikirana. Ngo nka korali twambitse kweri. Sibangize perezida kuzana indirimbo ngo bemererwe kuyiririmba. Bemererwe kuyiririmba. Ngomba kubanza kuyicekinga. Cyane. Niba korali irimo abantu 70 cyo kuzana tujye kubwira ubutumwa ahantu bose bambaye amakoti. Iyo ndirimbo tuzayijyana tuyiririmba. Bon. Yenda muri imirimo y'Imana cyangwa ariko dushobora kuyiririmba iyo ndirimbo, dushobora kuyiririmba muri korali yacu bose barasubijwe. Erega si ngombwa muririmba. Korali Hoziyana ndayikunda cyane man. Nkunda korali Hoziyana. Ntabwo iryo jambo igitabo cy'indirimbo bafite igitabo kirimo indirimbo zirenga 200. Barakigurisha ko indirimbo zabo baravuze ngo ubu ntabwo zikiri zacu ni za public, mwakira igitabo. Aya mafaranga ntabwo ari kugurisha igitabo, nayi imprimerie kugira ngo twishyure imprimerie. Ariko nayo erega nayo nijye Nyabugogo. Nijye Nyabugogo ijye kuzana abo ngabo bakiriye. Hoziyana amaterera yakora ni ariko sibita. Nijye ku gisimenti. Itera ibyuma iririmbe ntawe yitayeho. Bamwe bazagenda baza bizarangira baje. Nijye ku gisimenti. Ni Hoziyana ni korali. Ni korali izwi ikunzwe yakunzwe cyane, ifite ubutumwa bwiza abantu bakeneye kumva cyane. Ni bujyane hariya ibukure mu nsengero kuko bari mu nsengero barabwumvisha. Harya ubu amakonseri yo hanze aremeweyo. Ubu wajya kwaka umujyi wa Kigali ukavuga uti dushaka gukorera hano tere kubwiriza ubutumwa, tubakurira abantu mu ndaya, tubakurira abantu mu businzi, tubakurira abantu mu busambanyi. Umujyi wa Kigali ukanga iyo nkunga uzukunda ingana. Aho kugira ngo bajye kubafunga amageragere, ahubwo barahinduka abantu bazima. Igihugu gikeneye, rega igihugu gikeneye umuntu muzima. Yego. Nese ubwo icyo kintu umujyi wa Kigali uzacyanga. Ntabwo cyanga. Erega ko batanga ka free zone hariya. Alexis Dusaba agakoramo igitaramo. Nacyo cy'ubuntu. Yego. Alexis buriya ari mu bantu bakoze umurimo, iki gihugu kizamukumbura kizanamwibuka cyane.
ariko Alexis Dusabe ndamukunda cyane, indirimbo ibiri gospel nushaka uzambye Utavangiye. abo bahanzi bandi Alexis Dusabe bazamukumbura. Niwe muntu ubundi igihugu cyakwiye no kwicara, igihugu ndi kuvuga igihugu apana itorero, igihugu cyakwiye kwicara kigahamagara Alexis Dusabe kikamuha igihembo cye wenyine, nta n'undi muntu wakibona. Yakuye abantu benshi mu muhanda, atagiye kubazana ngo abahe udufaranga ngo ajye kwifotoza bimwe abandi bakora, ngo twazanye abantu ngo twagaburiye abantu bakifotoza. Ibyo nanone kuvuga uwo muhanzi w'umusitari yakoze ngo asangira n'abantu Noheli, akagenda akabwiriza abantu agashyiramo amafaranga ye, wenda akabona n'inkunga, ariko abo bantu bakava mu byaha bakagaruka bagahinduka abantu bazima, bakareka kwiba no gutera amakaci no kwambura abantu utuntu twabo, bakava mu basambanyi gutwara abagabo b'abandi, ingo zikubakwa bakihana. Yajyanye ubutumwa hariya bukenewe. Alexis Dusabe bazamukumbura cyane. Kigusetsa napfa buri wese azavuga ibyiza bye, ariko bose ntibashobora kubitekereza ngo babivuge akiriho. Ahubwo ni nawe muhanzi ushobora kuba abimazemo igihe kinini kandi utuntu twa dutwara gake gake kandi tukagenda neza. Uraza kumbwira ngo kanaka ngo yoje BK Arena ngo yoje Kigali Camp, yakoze iki? Yamariye iki gihugu? Ibyo si ko baba bacungana no kuzuza BK Arena, akumva ari igitangaza gikomeye. Nyine ibyo bivuze bimariye iki umunyarwanda? Kandi abantu bajya hariya ni ba basirimu bawe n'ubundi babona nta kintu barimo guhomba. Ubu se ejo nabajije umuntu ngo mumubwire abantu bakiraga kiza mu gitaramo cy'ejo cyambonye, nta n'umwe wari wansubiza, kandi aho nabyanditse nzi ko hafi bose bagiyeyo. Ubwo rero nta kindi narenzaho, dushatse twanakwitahira ntakomeza gucumura, ntakomeza gucumura rwose. Urumva abantu bajya hariya n'ubundi ni ba bantu baba badafite ikintu bahomba, bameze nka entertainment, ariko wabonye uburyo biba bimeze nka entertainment. Narabibonye. Niyo ndi kukubwira ni wa muntu w'indaya ukeneye gukizwa, ariko wamuciye mu 15 naraza gukora iki? Akeneye agakiza. Ibyo bintu nta nibyo akeneye, rege ibyo kukagerekaho amafaranga. Icyo navuga ni kimwe, abantu nibave mu nsengero bajyana ubutumwa aho bukenewe. Icya kabiri, igisope cyo muri ADEPR ntabwo ari igisope kibi, ni indirimbo mwakunze mu bihe byahise, nimushake mu kitabira mwakunze mu bihe bagusubiza mu bihe byahise, nicyo bise igisope muri ADEPR. Ntabwo ari igisope nk'iki cyo hanze, ni igisope cy'Imana, ni karahanyuze z'Imana bari gucuranga. Icyo ni kimwe. Ikindi twavuzeho ni iki, abantu bacyumve ko atari cya gisope bamenyereye cya za ndirimbo za zisi twese secular music, ntabwo ari byo. Yego, ahubwo ni kugira ngo abantu bibutse message yabaga muri za ndirimbo zo hambere. Kubera ko indirimbo zisigaye zirahimbwa kuri ubu ngubu, uzi ko usigaye yumva ugasanga nta kintu kirimo, bareka tugataha. Ako kantu ariko ntabwo bari bagakomojeho, kandi niko buriya uriya muntu yagambiriye. Reka dutahe. Urumva abantu bakwiye no kwishimira ko byibura hanatekerejwe icyo kintu. Kavuga ati reka dusubire muri bya bintu. Rega uzafata indirimbo, ese reka tubyoroshye, fata korari iri mu zikunzwe ni Alarme. Ushaka indirimbo yabo uragereranya n'indirimbo ya Hoziyana ivuga ngo tugumane. Ntabwo nje gutera impaka. Iyo ndirimbo ahubwo tugumane, himba ijya kumera nkayo, ugenda uyigishe Alarme ko bayiga. Ibintu se birakenewe, ntabwo bashobora kuyiga. Ni urugero nari ntanze, ntagire untera amabuye. Ariko yaguterana munagani. Ariko hari abantu bakigerageza. Mbonye afite uturimbo tumeze neza ukuntu muri iyi minsi nawe ndi kutwumva. Aragerageza. N'aba Bosco. Ariko icyo mbanenga ni bave hariya bajye muri babandi, bajye kuri tere aho ibintu byabo bikenewe, aho Yesu yagiye gushakira nabo bajye kuhashakira. So reka dusoze ikiganiro cyacu twifuriza abantu umwaka mushya muhire. Nta muntu ndifuriza umwaka mushya muhire kuko nta n'umwe se uwo nguwo uzanya ku kantu nawe uwo nguwo gusa rwose. Ariko usibye wa muntu uri kumfata neza muri iyi minsi, mushiki wanjye ararwaye. Inde? Wa mushiki wanjye wo muri Michigan. Ararwaye, yakoze accident ikomeye. Imana imworohereze.
accident ikomeye. Oh, niyihangane so turamusengera kandi nawe agira umwaka mushya muhire n'ubwo arwaye n'abandi barwaye bose turabazirikana mu isengesho. Murakoze cyane, mwakoze kuba